Waalaikum salam. Oh iya. Gukora bize kugira musimamo, bigira igihagararo, bize kuramba, kuko turifuza ko byaramba twe tukazaba ku rwego rw'igihugu. Ntabwo dushaka ngo bigarukire hano muri runo rugo. Twagize amahirwe, Allah araduhuza, reka duhagararire abayisilamu. Allah niwe wuzuza azatuzuriza kandi mu byiza insha Allah. Rero mu magambo make twagira ngo dusabe shehe, n'abashehe dufite abashehe bacu kandi mu cyubahiro cyabo tugomba kububaha, nibo twifuza ko batangiza iki cyicaro bagafite ibyo bari buduhe. Ashabihi wa manahya wa sanna bi sunnati wa midina ma ba'd. Mwana y'isakari ko soze rijinwa n'abaluzure Muhammad sallallahu alaihi wasallam we nabiwe nasanyira ngendo be natwe turi byiza cyane abo baratabarutse n'abandi, ariko impamvu mvuze bano bantu nuko urushinge rwa Voice of Africa ntibarukuragaho, bari kukurikira amawayiza, bakadutelefona, bakatwungura ibitekerezo, tukaganira n'iby'agaciro. Nuko abantu bashakishije, nuko abasahaba kazi n'abasahaba bitanze bakorera idini, hanyuma idini igera mu Rwanda. Mwumve rero ibyo Rasul yatubwiye ku bantu bashakije ijuru kuribona biragoye. Nuko tuzi yuko twasangiye byinshi cyane, twasangiye imani, dusangira ibintu by'isi, dusangira ibyo mu ijuru, dusangira byinshi cyane. Nuko kwa bukuru turimo kuvuga rero, iyo nje buri gihe akenshi iyo mvuze hari abantu bashobora kuva kuri ibyo n'abashobora n'imiryango yabo, kubera ko nzi yuko ari abantu barazwe n'urukundo. Buriya aba bantu batatu mbabwiye n'abandi benshi cyane barahari. Hari igihe bano bagaragara bati shehe, ejo ko hari Islamu n'ibihe waje tukaganira, tugashaka topic tukazaganiraho, nanjye ukasangiza iyo topic, nanjye nkazunganira mu bitekerezo byinshi. Aba bantu bari bariho Mama Haji Ali Feruzi Marihemu na Kankindi Asiya. Buriya namusangaga ariya mu biryogo aryamye, mushehe wibana ngo wallahi ngo nasomye ubundi ukazuje, ni nako nagize ubuzima neza kubera ko nasomye Qur'an. Atari ko muri Islamu n'ibihe ejo kuwa mbere uzaganira kuki, amubwira ni topic yanjye ni musasa ngo ni byiza cyane ubwo nyimenye nanjye nzatangaho ibitekerezo. Kandi arwaye hariya muri salo yarasheke igitanda aho, ariko watakuka ntabwo. Hari n'igihe yasomaga Qur'ani agasoma nyuma y'umunota umwe cyangwa amasegonda ngo shemwa kuko ngo nako kararangiye, basi ngo wallahi ngo kamugeze mu kampembere ngo yewe kaza ko kuba kanyumba, ariko kakaba kanyuma no gusoma Qur'ani. Ngo Kankindi hasi Ali Feruzi yitaba Imana, mu buhamya duhabwa n'umuryango we nuko ijambo rya nyuma yavuze ni la ilaha illallah, anasoma Qur'an, yakundaga gusoma surati Ar-Rahman. Hanyuma iyo yaburaga umurongo byaramubabazaga cyane, akavuga ati shekhe nabuze umurongo kugira ngo usome, ariko byambabaje. Yagiraga contact n'uwitwa Haji Muhammad, umwe akagiwe n'undi akagiwe, kugira ngo barebe ko bafatisha umurongo wa Qur'an, bashakisha umurongo kugira ngo basome Qur'an. Namwe ndabizi niyo mpamvu nabajije abo bantu, nta muntu wabamenya adakurikira ibiganiro bya Voice. Ibishoboka namwe nuko murabemera Mana, muritanga, mukurikira radio yanyu. Nuko kwa rukundo tuvuga rero, mwese mwaje muturutse mu ntara zitandukanye,
mwakagombye kuvuga muti reka twigire tujye muri picnic ahandi mu mahoteli akomeye tujye ku Kivu ariko mwavuze muti nimureke tugende duhurire hamwe kubera Allah subhanahu wa ta'ala nta zindi nyungu dushaka turashaka akhira rero nahayubakira nahishakirwa umunsi umwe Rasul sallallahu alaihi wasallam yabwiye umugore we Aisha arambwira ati yewe Aisha ntuzajye ugera mu ijuru ujye ukomanga mu busitani bw'ijuru ujye ukomanga kugira ngo winjiremo neza Aisha aratangara arambwira ati mugabo wanjye hano ko ndi kuri iyi si ijuru ryo ku isi niri aramubwira ati ijuru ryo ku isi ni ibyicaro kubera Allah subhanahu wa ta'ala ati buriya nimuzajya mugera mu byicaro mujye mumenya ko mwageze mu busitani bwa jana hano kuri iyi si ngo mujye ntimukavemo mudasoromye mw'itunda itunda niriye rero n'ubusabe saba Allah aguha ibyo ushaka ibyicaro nk'ibi ni bya baraka ibyicaro nk'ibi Allah bishyiramo baraka Rasul sallallahu alaihi wasallam mu gusoza yaravuze ati وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ويجي abantu bazicara mu byicaro bagahuzwa na Allah bakaganira ibya Allah bakibukiranya ku bya Allah n'iterambere ryabo mu dini ngo Allah abaha ibihembo bigera kuri 4 ibyo bihembo mu byumve neza Rasul ati anzala alayhim as-sakina wa Allah bahituze ituze ushobora kurivana no kuri iki cyicaro Allah ukarigenderaho mpaka siku ya kiyama kubera ituze ry'ibyicaro nk'ibi cyo ni icya kabiri wagashiyatuhumur rahma ngo Allah abakikiza impuhwe ze urajuje mu cyicaro uvuye mu ntara hari ikintu wakoze wenda kibi kibangamiye Allah n'umuryango wa Kiislamu Allah yashaka kugira ngo agushyireho uburakari aguhane ariko kubera kuri mu cyicaro nk'iki Allah akakugirira impuhwe wagashiyatuhumur rahma Allah akabagirira impuhwe muri ibyo byicaro byabo wakagombye guhura n'umwuzure wakagombye kujya mu manegeka wakagombye kujya n'ibibazo byinshi cyane ariko kubera iki cyicaro Allah akakwihera impuhwe ze kabirenga neza cyane kubera icyicaro cyiza hanyuma Rasul sallallahu alaihi wasallam mu cya gatatu yaravuze ati wahafatuhumul malaika ngo Allah yohereza abamalaika Allah yohereza abamalaika bakabescotinga bakabarinda wallahi nimba Mwenyezi Mungu yari yakwandikiye ikibi hari igihe umuntu ashobora kunyura hariya bamuvuze ngo webana ngo mama fulani yiko pale cyangwa fulani wallahi bagatambuka ngo webana ngo nawe uri hano kubera kuri mu cyicaro cyiza wari wandikiwe na Allah kuri ya muntu ari bukumerere nabi cyane akazaga kubita ku gikuta kagenda hawezi hari malaika ariko ko escortinga hashobora nta muntu ushobora kugeraho kuko uri mu cyicaro cyiza hayiwezekane hanyuma icya kane mu gusoza iyi hadithi igika cya kane Rasul yaravuze ati wa zakarahumullahu fi man inda ngo Allah barakira ibindi biremwa byose mama fulani ni mwavuga ko ngo ntacyo amaze mwavuga ko mama fulani ngo ni maskini mwavuga ko mama fulani ko Mwenyezi Mungu akuratira ibindi biremwa byose n'abamalaika bose ngo waba uri basuzuguraga mu murebe dore ngo uriya ari mu cyicaro cyiza kubera agiye yagiye ahantu heza nkunda ari kwibukiranya na mugenzi we ku byiza muri kweli iyo mpamvu rero ndagira ngo mbabwire ko mukunda namwe mumukunde mwese unatoka hapa n'umuntu wari wose wakubona wa hajati kandi utari na hajati kubera iki kubera ko wabonye ibyiza by'icyicaro Allah yakuratiye ibiremwa byose Jibril aragukunze ibiremwa byose biragukunze n'abantu bose baragukunda n'inyamaswa zose ziragukunda wahura n'imbwa hari irimo kurya abantu ujya kugera ku ruhande imbere gusa itagiye kazunguza umurizo yakubashye kubera ko uvuye mu cyicaro cyiza Allah yakurata ibiremwa byose na ziremwa zose n'ibyo byose birakubaha kubera ko wakunze kwitanga kubera Allah subhanahu wa ta'ala mu gusoza rero ndagira ngo sorize ku kintu gikomeye cyane
cy'umusilamukazi w'umwirabura watahanye intsinzi ikomeye cyane kandi ari umuntu ukennye kubera kwitabira ibyicaro nk'ibi byiza no gukora imisigiti ahubwo yitunganya agira ate uyu mudamu yitwaga Mihjana mu gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uyu mudamu yakundaga kumva ngo abantu ari muhadhara hano ari ibyicaro akajyayo iswala umusigiti wa Rasul niwo ukorera gisoko rimwe kandi ari yarakennye ameze nabi cyane rimwe aza kurwara arwaye apfa nijoro amaze gupfa nijoro abaswahaba baravuga bati kari akagore gakennye mwarese tukagashyingura gutyo Rasul atanabizi baramufata mwumve baramufata bamushyingura nijoro Rasul atabizi bukeye bwaho Rasul aje amaze gusara iswalatul fajiri agiye kureba abura wa mugore kubera ko yaramenyereye kuza gukora isuku ku musigiti aravuga ati aina Mihjana mama wa Mihjana ari mubwira hwaya ati ya Rasulullah yitabye Imana nijoro yitabye Imana kuki mutambyukije ati ya Rasul byari nijoro cyane bari maze kwira tumushyingura gutyo tutabikumenyesheje arababwira ati kubw'icyubahiro cy'uriya mugore kubwo gukunda ibyicaro byiza kubera gukunda Allah ndagira ngo mwese tujyane mujye kunyereka ko mushyinguye musarire kubera ko yakundaga ibintu byiza yakundaga Allah yakundaga gukora ibikorwa byiza yakundaga kujya mu byicaro no gukunda umusigiti nimureke tujyane bose arabajyana bose abaswahaba baragenda bamwereka aho bamushyinguye amusarira takbira enye n'abaswahaba baraho aravuga tuyu umuntu wo muri aljanna kubera igikorera ibyicaro nyibi ntimugasuzugure ibyicaro nyibi mujye musomeramo iduwa nyinshi cyane ibyabananiye byose mujye muprofita mu bisomere mu byicaro nyibi kandi munasaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yakomeza kubaha ibyiza iteka byose. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabarandishe Mashaka nuye mu Rwanda rwa Mpara nkaba ndi imamu w'umujyi wa Kigali bahaye n'ikaze kandi nabishimiye ntabwo nariyobeje hari nigeze kwicara hari ahantu ku nkunda kwicara ku muryango naricaye mu masaa 8 numva ijwi riraje rirambwe ngo kandi uramutse upfuye baguhamba nk'abakristo kandi uri umusilamukazi ndicara ntabwo nako kanya nabiboneye igisubizo bivuze ngo mana ntibazampambe nk'abakristo nubwo ntaturanye n'abasilamu buracya mu gitondo nari ndyamye mu masaha ya Sheikh Omar alazaguha ijuru ndari kwifuriza n'umuryango wawe inshuti zawe Imana igikurinda ibijisho bibi iguha abagukunda batagukunda Uwiteka abahinduza niba adahinduka azabayobya amayira n'amazane iwabo. Sheikh Omar niwe muntu nabonye bwa mbere mubonana na mama Omi nyakwigendera Nyagasana mu murike uwa gatatu muzehe Feruzi Allah ibyo yakoze bizamubera ikirara azambukiraho ajya muri Aljana Firdaus. N'undi mubyeyi nigeze mbona hano bita mama Zamusa bampa umunezero ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu 2020 nibwo abo bantu nababonye bashira urumuri wanjye ku itariki 25 z'ukwezi kwa kane mbona Abubakar arabaririza araza aramenya havuze amagambo menshi aba bishimira uwo muryango nabanje kubona n'undi wavutse Nyagasana azabantera ibyiza kandi ukorera Uwiteka ntabwo nk'ibyo Uwiteka birya barambije abarambiwe bagiye tuzabe mu barambire tuzabe muri babandi Uwiteka tuzakomanga ku muryango tugirirwa amahirwe yo gukingurirwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. turabana umubyeyi twabanaga arapfa sigara nzi ko ndi mubyeyi ababishoboye bakavuga bati mama haje ntagira uwo babana ntagira iki
ese buriya napanga ntibazasanga ibyo bazamubwira ariko Imana ntabwo yabishatse inshamake ntabwo nabyumva nagize Imana mbona nagize Imana mbona mama zamuzamukira abana bukeye ngiye kubona mbona bwanesheje anzanira saga ngo turi kumwe barasura bamubwira bati hari umukecuru yibana ntagira umuntu n'umwe aje yasanga ni umukecuru ariko ntakibasha gutambuka nararyamaga nkabura ibitotsi nakwibaza ukuntu bakambwira bati ntugafunge umuryango ntugafunge umuryango utazapfira mu nzu wenyine urabona nagewe ntabwo nzapfira mu nzu ndi kumwe n'Imana iyo Imana irankundaga bingana abantu kandi n'iryo jambo kugeza ubu ngubu ndacyari birashoboye ubuye Imana irankunda iyo Imana itankunda ntabwo yari abanza ndarwara sinshobora kumara amezi ane ntarajya mu bitaro mu bitaro najya kubona nkabona abantu baturutse hirya nkashakira kugira ngo yambayeho hafi kwaje mama Sumaya bose bakaza n'abandi bana bahisha bose bakaza ariko ndaho alhamdulillah ariko ndashimira navugaga nti Imana impaye umugabo wanjye yarapfuye ndumva Kigali ntagira aho ntuye ndatura Imana ishobora kunsubira shehe aransura shehe anzanira umuryango nzi nari abantu benshi baransura abana umugore akabwira umugore ati hari umukecuru hariya umugore ati ariko ndamuzi ati ahubwo n'ubu ni inshuti yawe nuko bukeye nawe aramuzi ariko kugeza n'ubu n'imbaraga mfite zose nuko meze kubera Imana yashimye shehe yambaye hafi n'umuryango baransura bakajya bankomeza na mwarimu w'akazi bukeye banzanira n'akagare akagare karananiye ugatwara simba mukankurira hanze bakageze hanze ndaho ku by'ukuri ndaho kandi simvuga ngo ndi jyenyine ndi kumwe n'umuryango kuko mu muryango mvukamo nta n'umwe asigaranye bose bashize muri jenoside nta baturage b'abasilamu nagiraga naje i Burundi nsa naho ariho nakuriye umwana wanjye asigara i Bujumbura nanjye ndikibara akambwira ati garuka tubane ndamubwira nti ntabwo azasubira i Burundi njyewe ndi mu Rwanda kandi ngira ngo yigeze kuza nabonye umuryango cyari cyo cya mbere nabonye umuryango nabonye abana alhamdulillah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah rabbil alamin umubyeyi natuza ashyira umutima hamwe twese twabyumvise abana barahara bose n'abana bawe umuryango urawufite nta gahinda uzongera kugira alhamdulillah Allah akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu
Allahu akbar. Jalla jalal. Allahu akbar. Jalla jalal. Allahu akbar. Jalla jalal. La ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah. Ndi umugabo Muhammad naramushakishije bavandimwe nakumva umuntu bavuze Muhammad agenda niruka shaka kureba umugabo Muhammad ariko alhamdulillah ya Rabbi ndi mwene Adamu ndi umuntu ndi umunyantege nke ndi umunyabyaha ariko ndagusaba Allah umbabarire ibyaha byanjye kuko ninjye nawe tubiziranyeho la hawla wala quwwata illa billah bagaragu ba Allah kuko ibyangiye kubivuga gakira bugacya ariko hasina mubona alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibi biro mubona, iyi sura mubona, uku kwambara afite, alhamdulillah rabbil alamin, ndabikesha Allah subhanahu wa ta'ala n'umugabo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namwe bagaragu mutinya Allah mukore ko kumutinya. Igihe cyari gishe tubitekereza hanjye numvaga bitazaba nkumva hazaza kidobya mbonye saa 9 zigeze nubanza wa munsi wageze Shakira mwandikira message ni Shakira we iminsi ba myinshi gahimbwa numwe ndaje nkubone kakawete wanje ndaje nkubone rero ibyo kuvuga ni byinshi ariko igihe ni gitoya gusa mwese ndabakunda kubera Imana Assalamu kwebwe twahuye kubera ibyishimo duhura kubera Allah nta kindi cyatumye duhura ni nayo mpamvu aho twicaye kenshi twibanda ku bya Allah nibyo twifuza kugira ngo n'ikindi gihe n'igihe tuzaba tutakiri ahangaha n'ubundi tuzasubire mu byo twabaga turimo. Reka mbahe ikintu gito kiri bubereka agaciro k'ibyo mwe muba murimo mudashobora kumva cyangwa mu bihe valeri y'igiciro runaka. Ari umujyi bita Dubai. Ni umujyi abantu batunze amafaranga bumva ko umugore n'umugabo cyangwa ufite ubushobozi agatwara na famiye akabajyana muri uwo mujyi. Ni umujyi ubamo inzu ya mbere isumba izindi nzu zose, irimo ibyishimo bibaho n'ibyo udakeka, ariko ugaharanira kuzajya kureba iyo nzu. Ntutegereze kuvuga ngo ese nakora iki kugira ngo nzicarane na Allah, aricyo nyamukuru twese twifuza muri ino si. Ntuzifuze kujya Dubai, ntuzifuze kujya muri Amerika, uzifuze ko wahura n'ababyeyi nk'aba ngaba, ugahura n'umubyeyi nk'uyu nguyu udafite umuryango, yahindukira iburyo n'ibumoso agasanga afite umuryango. Iryo niryo juru mbifurije, ni nako gutembera kwiza. Mu Rwanda dufite amazi menshi, wajya ukicara ukishima ukarya ibyawe, wallahi ndarahiye imbere y'Imana ishobora byose, tubonye uburyo n'ubushobozi tuzabutange kwicara mu gikorwa nk'iki ngiki. Ntuzashimishwe no kumva ko wagiye Dubai, ntuzashimishwe no kumva ko waguze imodoka nziza ihenze, alhamdulillah n'uyu uzayigure, wibuke ko uyu mubyeyi agomba kwicara amaje mu gikorwa nk'iki ngiki. Abo bavandimwe baduhaye imodoka alhamdulillah rabbil alamin, batuzaniye nk'ibindi. Numvishe sinzi Allah natwe azaduhe bamwe muri twe imodoka tujye tutwaramo ndabagurira bongere ntabwo ikigendere wari ukujya kuryoshya cyangwa tujye muri ibyo bihugu kugira ngo dushakeyo ibyishimo. Nta byishimo birenze kuba waba wicaranye n'abantu gutya twahuye twese duhora. Hari wari uzanye n'undi telefone yonyine tugacika imirongo. Buriya abantu barwana n'imirongo kugira ngo muhure, ntabwo mwe mwabyumva. Ugacika bakabibona ko ucitse bakaguhiga bakakugaruka. Aba bavandimwe kugira ngo bagere aha ngaha bicaye hari ababiharaniye kandi bigeze kumamagara ngo mu nama niwe saa 10. Nibyo navuze nk'ibyimuka nsinziriye rero nijoro mbabwiza ukuri kandi ndabaho ukuri kuzuye. Nta byiza birenze kuba twaharanira kuzabona ya Mwenyezi Mungu, yaba ufite ubumenyi yaba utabufite. Aba nta rubanza, ntabwo murasoza. aba ajya kuduha twese, yaduhaye ibyo dushoboye, ntabwo yaduhaye amadiguri n'amadoktora.
ariko ashobora kuguha kuba uzi Al-Fatiha yonyine wallahi wayubahiriza ukazinjira mu ijuru rya jana. Uriya yahaye amadokutora n'ibiki byose ukabona anyuze inzira zitandukanye niyo wowe wanyuze. Uriya yahaye ubukire ukabona anyuze aho wowe utanyuze kandi yari afite byose. Uriya wabonye ubukire uba ufite ibintu mubanze mutubare mutuzane mutubare. Rero kugira ngo nanjye n'abandi umwanya ndagira ngo nsoze nsaba izi nkumi zacu n'abagifite imbaraga bari inyuma yazo, nimureke izi nkumi ntizizahirime. Ufite icyo azakora nagikore kugira ngo izi nkumi zacu zikomeze zitere imbere. Aha